umwari wasi n'ibiti aho umwari w'ibiti ngo bikomeye hano abakoreye babaronnayeho ikimwaro ni kibi noneho kivanze n'ubwo uriho muranyumva reka babwire ibintu bikeya kandi nabonye iyo ikimwaro cyahuriranye n'ubwoba bikajya mu buzima bw'umuntu ikintu cya mbere wumva nta kintu wavuga speechless kumva nta jambo ufite kavuga uti se navuga iki namwe ni iteraniro ry'abagabo babanye na Yesu ariko buzuye ubwoba buzuye ikimwaro kuko bamwihakanye kandi iryo teraniro ryarimo abantu batari kuvugana bafunze imiryango ariko ntawe uvugana n'undi. Icyo ni icyambere. Icya kabiri gikomeye iyo umuntu yahemutse akihakana uwo yemeje ko agomba kuzamukura bino na bino kandi abifitiye ubushobozi ariko akabyihakana ntabikore. Icyambere gishobora kumufata icya kabiri gishobora kumufata ni amajwi menshi amucunaguza amubwira ko ari nta kigenda yabaye rojyorojyo. Namwe muri iryo teraniro Satani ari kuza kwatekereza rojyorojyo ariko se muragira ngo bane baranze hagati ntabwo Petero yaragerageje neza n'uko bari bahunzeka kandi baguzongera kuvuga bavuga ngo we love you Jesus. Namwe muri se bihari hari abandi benshi ariko bacunaguza ababereye inama urumva ikintu cya mbere nta jambo afite cyo icya kabiri hari abantu bacunaguza bavuga ko nta kigenda iworo kandi Satani agatera n'icyaha ifashe usekuru ibintu byabaye ubwoba icyaha gatatu gishobora gutera iterano kandi gikomeye yatekerejeho hashobora no mu ijambo ry'Imana. Hari n'igihe Satani asa n'ubwihebe cyangwa se agatuma ujya kuba wenyine akakujyana muri lockdown yawe akagutse ko ntacyo navuga ko namwaye ko nasebye navuga iki ariko nkunda Yesu amaze kuzuka ategura umunsi wo kuzabiyereka adafite gahunda y'ibindi bintu aho ashaka kubereka iyindi sura bo bashobora kuba bataratekerezaga bashobora kuba batekereza bati naza azaducurira azatwumvisha azatubwira ko turigwa azatubwira ko turi nta kigera ariko ikintu cyashimishije umutima wanjye haleluya. Icya mbere Yesu yabiyeretse ntabwo mu magambo yababwiye yigeze abacurira n'isegonda. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri haleluya ntabwo yigeze abaza Petero bamubwira ngo ariko sha mwana nubwo turi kuganira ariko waranyihakanye reka ntabwo yigeze abimubwira ikindi kandi bitiye bakubisenga avuga ngo mwabaye indwari abantu babaga mufite ubwana mukeneye gukubitwa ibiti ntabwo yigeze bakubita ahubwo hari ibintu yabakoreye haleluya. Ijambo rya mbere yabakennye ahereye ku kintu cy'ingenzi bakeneye rwose ubundi yabuze amahoro yanjye haleluya. Icya kabiri yababwiye unyumve neza hari ibintu maze iminsi ntekereza muri Bibiliya
naje kumenya amakuru ko Yesu yifite n'ibyangombwa byo gukenura umuntu wese bitewe n'aho amusanze. Reba mwene se umubwire ngo Yesu yamukenura. Reka mbabwire ibintu bikomeje. Haleluya. Mu mwijima yakubera umuco. Tuvuge ngo amen. Mu ntambara yaguhindukira ingabo igukingira kurwanya. Mu munaniro yagusubiza n'intege mu bugingo. Mu nzira nyinshi zigoye guhitamo yakuyobora inzira yo gukiranuka. Mu gikombe cy'urupfu yakumara ubwoko. Mu nzira y'ubushuhe bwinshi yaguhindukira vandarateri. Arakoze. Imbere y'amazi yahaguhera keyo. Twanda bigiye gusa. Yavuze ngo negekera amazi imbere y'amazi. Nukuvuga abantu barahari ariko nibireka neza. Hagati wowe bya ushesheke ngabanyati. Injara bakora ntege nyame no kubera ariko nibikure. Imbere y'amazi yahaguhera keyo. Imana yavuze. Uri pastor Yesu azamucyanwe. Yesu azamubwira umunyagigeza kwiyereka. Mbabwire ibintu bikomeye. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Icya kabiri ngo bereke ibiganza bye n'ubavuge ngo baranezerwa. Kubereka ibiganza n'ubavu ngo bibinjizamo umunezero baranezerwa. Tuvuge ngo amen. Urumva bavuye mu buzima bwo gusharirwa, ubuzima bwo kubihirwa. Muri iyi minsi navumbuye akantu ndabona kubabwira. Ari igihe dutinda mu rusengero. Nanjye ngomba buri myaka maze mu rusengero barandende maze imyaka y'imirongo. Ntabwo gutinda mu rusengero tugahura n'ibintu byinshi bikadutera gusharira. Tukinjira mu gikombe cyitwa mara cyitwa kubihirwa. Noneho umuntu akaza mu rusengero kandi afashwa n'isegonda. Akamera nk'umuntu uri gucungana n'ibintu. Ariko wazakurikira ubuzima bwe bw'umwuka ugasanga tutabadayimoni nk'abari. Kubera ko gutinda mu rusengero ntabwo bikwiye kuba impamvu yo gutuma umuntu asharira. Bikwiye kuba impamvu yo gutuma umuntu aryoherwa. Ariko iyo umuntu atinda mu rusengero akaba umufilozofe. Ntabwo umunyamuka ntagenzurisha umuntu akagenzurisha ubwenge n'inararibonye. Akantu kose kaba yagusiga udoko unateye ukuguru birakureba. Sinababwiye ngo Yesu yakira abantu bose. Yakira abafite ikinyabupfura gike, yakira abafite ikinyabupfura cyinshi, yakira abize kwitonda. Sinzi niba nabibabwiye. Ku kintu cya mbere cyashatse rero ngo ivugabutumwa. Harimo akantu kamwe kashatse. Narebaga ngo ivugabutumwa tujyane bakajya. Ubuzima nta mwuka afite. Ariko umunsi umwe Yesu aransanga aragarika amati. Uyu muhamagaye avuye mu muhanda niko yabura ibiti. Uragira ngo abe ntawe wigeze. Uwo munsi ntabwo nongeye imanza gusenga. Kuko hageze mbibutse ko Yesu atahindura umuntu buri kanya. Ako kanya ahuguza umeze urera uvuye mu muhanda azavuga ati umwana. Yagahagarika ukamukuramo no kuva mu muhanda. Ariko Yesu azamuhindura kuko afite ahantu murwaye. Nuko nawe bafite ahantu murwaye. Ese murabona? Yesu kandi mwiza azi kuturwaza. Iyo bari kurwaza abantu. Iyo bari kwica gusenga bagenzi bawe kandi bagenzi bishuri urarwara. Kugira ngo ariko rero kuko kuraka. Umuntu yirase ngo yiyemeye akashima icyo adafite. Kandi iyo umuntu kandi ujye mugenzi ibyo bintu kubasengeye cyane no kurakara cyane. Mugenzi rero nta badayikunda byinshi nyuma abamuka. Mbese umuntu yegeranye ushobora kuba atangiye kubategakaza. Mubazuki nta badayikunda tuvuze. Yesu ashimwe. Muri ibi yavuze ngo kuri ubu ngira amahoro menshi. Haleluya. Kuri ubu ngira amahoro menshi. Atemba n'uruzi abisi ntibayazi. N'amahoro aca mu miraba umuntu akayagumana. N'amahoro umuntu areba no muranyumva ayafite. N'amahoro umuntu ahomba ariko ayatunze. N'amahoro bikagenda neza umuntu ari. Umuntu agaseka, umuntu akamenya
afite anje ibiganza bye bivuze oranene yakoze akantu abisi batagira. Kandi Imana ndimo nteguriza inyigisho yambwiye ngo gashimangire, yakoze akantu kitwa kongera kubabwira ko batumye. Nubwo babaye ibigwari bagatsindwa, ariko yongeye kubagirira icyizere, arababwira ngo agize gute, gushimangira ko bagifitiwe icyizere. Naho twebwe urababarira ugahita umukura kuri lista y'abutunzi. Bamubwira kwabaye yabubwira abakristo bamenye nari kuya kuvumera ndakibuka icyo gihe korari nari naje twavuga mwari muhari uri yakotse twavuga nibuka ko ntabwo nasanze ngenda kugarika imodoka nayo kugenda n'abavugizi naranezerewe ku buryo bw'uko imodoka nayo kugenda n'abavugizi kandi mfite amafaranga yo guteka unabyibuka ndangije ngeze mu nzira ngiye kugaruka umwuka wari kwitora tuzi umubare kwinjira mu tuntu twa detaye aramaze ngo wanezerewe kandi nanezerewe kumera makumyabiri ndamara icyumweru cyose byaba neza. Noneho arambwira ngo wanezerewe nanezerewe ahita yibutsa umuntu ngiye kugaruka umunezero wanjye gupima murabaza ngo byanezerewe n'umuntu urabona wamujije amafaranga ni hafi gukorwa arayibwira aramata arayibwira ansobanura ibibazo kumva neza ubukwe bwanjye ndayamu itariki igeze twasezeranye ndakubwira niyo amafaranga wayampaye arengeje n'isitatu ubwo wari wagejeje ukaza umugore ibisitatu neza ndakubwira wampaye amafaranga ambwira nabi kandi yaransobanura ibibazo akabisobanura arambwira ngo ashaka koroka kandi ushobora kuba wishyuza cyane mpita mureba mu maso ndamubwira bigenda bakijijwe twebwe umbwira ibibazo nanjye ndagusobanurira ibyanjye none kuva uyu munsi yewe nawe tuzabane mu bundi buzima ariko akantu ko kugurizanya amafaranga ndamubwira ndabizi uzayishyura ariko kugurizanya amafaranga ntibitewe niba navuga Yesu ko yagarutse akabagirira icyizere batayagiriye. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwigira ko umutima. Nawe niba uri modoka uvuye kumera Yesu arabitse. Arambara ngo ufite umuntu washyize kuri liste z'abantu bazahuriza. Wese twacyaho neza. Niyo kwezi n'ibindi binsaba ikintu kimwe. Binsaba kumuhamagara kuri telefone. Ariko se muhamagara ni modoka. Nambara urakwita. Ugana amazina ye ndamuhamagara. Wanyemerera ko nigasubiza gahunda yo kuguriza. Imyansuro Imana ifashe bose kunyurwa mu izina rya Yesu. Haleluya. Icyanyuma rero abaho gutwara arababwira ngo abahumekera mu mwuka wera arababwira ngo usababarira bazababarira kandi utazababarira ntabwo azababarira. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Haleluya.
reka mbabwire inyigisho imwe mvana muri aya magambo ubundi tuze dusenge. Yesu ashimwe. Icya mbere mu byandike ababitahana gutsindwa mu buzima ndetse ugakora amakosa akomeye, Yesu ntabwo ashaka kuheranwa nabyo. kuba umuntu yari umukristo asenga Imana, abana n'Imana, akagira igihe agatsindwa, hari igihe umuntu ahura n'ishoka y'abadayimoni ikamukubita kugira ngo azabyuke, bigasaba izindi mbaraga. Ntabwo Yesu ashaka ngo ubwo buzima uheranwe nabwo. Reka mvuge ibintu bikeya umwuka wera yambwiye. Yesu ashimwe. kuko iyo biguheranye birakwica, urapfa. Hari igihe umuntu atwara inda kandi yarapanze ko atazayitwara, akumva ko ahemukiye umuryango, kandi umuryango nyarwanda biri sensible, bakavuga ati yatwaye inda, nta bwenge agira. Ariko Yesu ntabwo ashaka kuheranwa nabyo. Uriho muranyuma. Hari igihe umuntu akora divorce kubera ubujiji, yinjiye mu rugo ntazi ikibamo, agezemo atangiye kuguruka n'umugabo, azi ko wenda ari musaza we bakina, akaba akoze divorce, yakora divorce akisanga yazajya kumenya ubwenge agasanga umugabo yashatse undi, kandi yatekereza agasanga uruhare n'undi 100%. Yesu ntabwo ashaka gutsindwa nabyo. Ndavuga ibintu bikomeye. Hari igihe umuntu akuramira kubera gushukwa n'abantu, ugasanga umuntu arikuyeho ntimukarangara hagati bagavuga ati ntukarivana ko ntabwo bamusabura mu iki, akavanamo akajuru, ariko ubuzima bwe akazajya yumva iryo rimuhamagara. Hari umunsi ndabyuka twari muri konseri tukirisha isanamitima, igiye kubona umuntu umwe mu bantu bihaye Imana wo mu kigo runaka avuza induru, turamwegera turamubaza ngo ubaye iki, aravuga umwana wanjye kandi yaracambaye hari ikintu cyo muri namenye mu yarabibabwiye. Umuntu ashobora ubuzima bushobora kugushiraho kandi agikorera Imana, akivuga Imana, akibwiriza, agihanura, akerekwa, akivuga ihangiro ry'ingenzi y'idini, ariko wamureba mu buzima bwe bw'imbere ugasanga ubuzima bwamushize. Satani yaragera kumuyuyusa amaraho. Ariko reka bahimana ese shingani n'umanura ku magufa y'umubiri, yamubajije ngo aya magufa yasubira kongera kubaho, aya magufa yari yasubira. Haleluya. Aya magufa yasubira kongera kubaho yasubije iki? Rafata ngana nyagasani. Hari kureba ukabona ntabwo byagaruka, ariko reka bahimana ko kuri Yesu ikintu kitakundi muntu, ikintu kidashobora kwemera, ibintu ushobora kubaho ukajya no kuri nyobozi ukaganira bitaha. Kuri Yesu afite imbaraga zarategetse bikomeye gasubire kongera kubaho. Yageze kera abantu batoya, yabwiye ngo yahanura gusa, arahanura mw'Imana y'abamuka mu kibaya, zimaze kubaho mu kibaya amagufa yegerana, inyama zijyaho, imitsi ijyaho, gusigara bimeze nk'ibintu by'ibiraha. Reka mbabwire ikintu navuga. Imana izarinde ko iyi Pasika izabasigira ibintu bigiye byubatse, ariko bikomeza gutuma musigara n'ibiraha. Ariko utamenya agafasha, naho aracyari umurambo, yavuye ko awusaba impuguke, ageze ku rwego rw'umurambo. Kandi urumva y'umurambo wumva ufite inyama, ufite imitsi, ufite byose, ariko arakanga reka rwabo. Imana igeze kera kugira ngo nubwo wabonye bameze nk'ibiraha, wowe ukomeza uhanure gusa, warahanura. Bari hano bagiye kubarira umuyaga, bari umwuka uturutse mirere. Imana ifite umwuka wo kongera kugarura ubuzima bwabo. Iyi Pasika Imana izamugarura ubuzima, kandi uzamuhaye umwanya wawe neza. Bagiye kumva yuko umuyaga uraza kwinjira muri kamera, bagiye kurura bagahaguruka ngo babaye ngo buri wese akajya yireba intebe, abona abo kwa Benyamini, abo kwa Yuda, abo kwa Simiyoni, abo kwa Lewi, buri muntu wese asubira mu mwanya we kubera ko ubuzima bwamugarutse. Haleluya. Haleluya. Haleluya bene data. Soza rero ndashaka kuvuga ibintu bitatu. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ibintu bitatu cyo muri nani. Ubwo waramenye. Kandi byarafashe. Icya mbere nani. Mwari muzi ko Yesu yakwiyereka uburyo atigeze kwiyereka. Ikintu cy'ingorane mu buzima bwawe bwakomeje guseruka, umeze nk'aho uzirikiwe, uziritswe ukazirikwa ku buryo uragisiga umwanya muto ariko mu kanya kongera udashyira mu kizima cyawe, akagicara giherereye neza, ubu utazongera kubyutsa umutwe ndetse n'abazamukomokaho ntibazigere barwana.
bashyira mu kanwa k'indogobe cyangwa se inka zaziziriye ubabwira bategereze bakayikoresha n'umugozi muremure bashyira mu kanwa k'indogobe cyangwa kugira ngo ihinde ikore ibintu birebire. Aravuga ati kugira ngo wikize ni uko uzakoresha umuntu. Namubwira ati uzice n'umunaba uzamubicisha imyaka. Yakobo yageze mu nzira arahangaye ubwoba bamufata. Afite ibikumbi, afite abagore babiri, afite abandi babiri bamuhamagara n'abagore buri bane aragiye ariko imbere aragenda mu rupfu. N'abandi mu rupfu. Kandi wese batazabera bafite Imana nziza. Ubwe ngo Yesu Kristo. Umunsi rero akagicereza akavuga ubuzima sinzaje. Wagize ubwoba afite n'inkono z'imbere apfa kurwanira muzi. Kandi Yesu yahurukaga yafataga ibyemezo mutiri kubwirisha akamutaka igisaka cy'umwanya. Abana bakabakatagwa kureba n'indobo y'ibitaka. Arangije ubwenge ubwe ngo ubwenge. Aravuga ati uyu muryango wose agiye kuzahura manuka ngiye guhura n'Imana yawe. Waragendaga mu cyambu cya Yakobo cyane abagabo n'abagabo. Uyu Yesu akunda n'ubwo buhanga. Ahita asahaga ati ashobora kutavuga ko hari ariko kuvuga. N'umusaba wamuzi ugeterega n'ubwo wanyishe ndabizi ko hari. Ndabizi ko hari. Ndakumva uri mugenda. Ndakumva. Haleluya. Barangije Yesu arakumva. Ntabwo yaje gutwara. Yaje mu rwego rwo gukina nabo. Yakobo rero yari yaterekaye ko ajya mu kurwana. Intambara yo kurwana na marayika w'Uwiteka Yesu yaturutse kuri Toma Yakobo. Ubundi yaraje kubaki. Bakamubwira ati Imana Yesu. Imana Yesu soko. Kunezerwa kugira ngo ukunda I love you kugira ngo kwitaye uvuge ngo amen. Barakira muri hasi yawe muri Yesu amen. Umva ko Yesu amara yashize. Muri hasi yawe muri hejuru Yesu ubigeze kucyerera Yesu akagaruka gutwa. Amukura ku mutwe nyonga yitaka umucura yego yawe ubuzima. Ariko ntakantu kamwe amukura ku maso wawe. Uko Yesu yaje uko kunayegera utasanga machira ukora ibyo nakubwira ngo ndeka ko musitaka abageze kureko na kuvuga no kwishima no kurya baramutegereje bwira Yesu ko Yesu baramutegereje
Imana yambwiye ngo iyi pasika izaba yo kunakura abantu bayisanze bayegereye. Hindura umuco, kora kuri mwene se umubwire ngo hindura umuco. Ntabwo ari guserebura, ntabwo ari kwishima, ntabwo ari kuvuga, ni uguhindura uburyo. Ako gahinda ntabwo uzagapfana ngo bikunde, iyo ntimba ntabwo uzayijyana mu ijuru ngo bikunde. Hindura uburyo umusanga afite andi makuru ahabanye nayo Satani akongorera. Ndashaka gusenga, hombeka amaso yawe gusenga. Ugiye gusengera ibyifuzo bibiri byonyine. Ndashaka gusengera umuntu utarakizwa, ibya pasika tukaba tubivuga abyumva n'ibintu bipasa binyuraho, ukaba utarakizwa, ukaba utazi Yesu, ukaba waravuye, ukaba warasubiye. We ntabwo urimo urabona mbwira, Imana yanjye yo kubwira n'abantu bari gusengera pasika, bari kwishimira pasika kandi bahagaze mu kuri kwabo. Niba uhari rero warabona ikiganza twagusengera, ukavuga naravuye, nasubiye inyuma, nasubiye mu nzoga, nasubiye mu businzi, nasubiye mu busambanyi, nasubiye mu byaha, ariko ndashaka kugarukira umwami Yesu. Iyi minsi ya pasika ntabwo isiga n'agaciro umwami Yesu. Urabona ikiganza